Ladies and gentlemen, Gendi Janvier Breva. Hanyuma rero reka nkubwire ngo mbere na mbere inshuti yanjye banza ukore subscribe, ukore share, nunabikunda ukande like ntacyo bitwaye. Abantu bamwe bati ubuhanuzi ntago bubaho, ubuhanuzi ni ibitekerezo by'abantu. Nyamara mu minsi yashize hari umupasteri wa hano yavuga ngo hazagwa imvura nyinshi kandi yica abantu imitungo y'abandi izasenyuka. Uyu muhanuzi we yari yabikoze. Bese si ibi bintu bibaho. Umunyamakuru wacu Niyiguha Jeremy yaduteguriye documentaire ivuga ku buhanuzi no kuba uriya muhanuzi yarigeze guhanura kuba biriya bintu bizabaho tukaba twarabibonye. Ntucikwe mu kanya. Mu mezi atararangira hagiye kugwa imvura izica abantu benshi, izamara abantu, amazi azatenguka. Ndagusuhuje wahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku buhanuzi. Iyi ukomeje gukurikira no gutega amatwi yitwa Ibaba Official. Nge nitwa Niyiguha Jeremy. Ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni ubutumwa bwahumetswe n'Imana, mu yandi magambo akaba ari iyerekwa ryaturutse ku Mana bwite. Bibiliya ivuga ko abahanuzi bavuga ibyavuye ku Mana cyangwa se ibyavuzwe n'Imana bakabivuga babikuye ku Mana ubwayo bibanyuzemo, kuko babaga bayobowe n'Umwuka Wera. Iyo urebye mu gitabo cya Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21 ubisangamo. Ubwo rero umuhanuzi ni umuntu wakira ubutumwa buturuka ku Mana akabugeza ku bandi. Aya magambo ushobora no kuyasanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 18. Aha abantu benshi babijyaho impaka, benshi bavuga ibyo bakuye mu kanwa kabo bwite, bityo bigatuma babipinga ntibabiha agaciro, tutirengagije ko nabyo bishobora kubaho. Ariko igisobanuro cy'ubuhanuzi nyabwo ni iki? Ni ibyahumetswe n'Imana bica mu bantu bayo biturutse ku Mana. Kera ubutumwa bwaturukaga ku Mana bwageraga ku bahanuzi bute? Imana yakoreshaga uburyo bwinshi kugira ngo igeze ubutumwa bwayo ku bahanuzi: inyandiko, abamarayika, iyerekwa n'ibindi. Mu nyandiko Imana yakoresheje uburyo nibuze inshuro imwe igihaga Mose amategeko 10 yanditse, kuva 31:18. Ubundi buryo Imana yakoreshaga kugira ngo igeze ubutumwa bwayo ku bahanuzi n'abamarayika. Urugero, Imana yakoresheje umumarayika kugira ngo ibwire Mose ibyo yagombaga kubwira Farawo muri Egiputa, kuva 3:2 kugeza kuri 4 ndetse n'umurongo wa 10. Ndetse rimwe na rimwe abamarayika basubiragamo ijambo kurindi nk'uko Imana yabaga yarivuze. Urugero, nk'igihe yabwiraga Mose ngo wandike aya magambo kuko ariyo isezerano ngiranye nawe n'Abisiraheli ishingiyeho. Byanditse mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 27a. Iyerekwa n'ubundi buryo Imana yakoreshaga kugira ngo igeze ubutumwa ku bahanuzi bayo. Ibyo hari igihe byabaga umuhanuzi ari maso, nkuko wabisoma muri Yesaya igice cya 2 umurongo wa 1 no muri Habakuki. Hari igihe kandi byabaga bigaragara neza cyane ku buryo umuntu yumvaga ari kugira uruhare mu byo yerekwa, nko muri Luka igice cya 9 umurongo wa 28. Hari n'ubwo kandi byabaga umuntu asa n'urota, byose bikitwa iyerekwa. Nko mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 10 hari amagambo avuga ngo arasonza ashaka kurya, bakibyitegura aba nk'urota. Ibi bishatse kuvuga ko hari igihe umuntu ashobora kubyumva ari kugira uruhare mu byo yerekwa. Abona ijuru rikingutse maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Ibi yabyumvaga nk'urota ariko ari kubibona nk'ubikora, nyamara iri byari iyerekwa. Nanone Imana yagezaga ubutumwa bwayo ku bahanuzi binyuze mu nzozi. Daniel igice cya 7 umurongo wa 1 ubisangamo. Kuyobora ubwenge n'ubundi buryo Imana yakoreshaga mu buryo bwo kugira ngo igeze iyerekwa ku bantu bayo. Imana yayoboraga ubwenge bw'abahanuzi bayo kugira ngo batangaze ubutumwa bwayo bwite. Ibyo bigaragazwa n'amagambo avugwa muri Bibiliya agira ati ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Aya magambo aboneka muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 16. Imana yakoresheje umwuka wayo wera cyangwa imbaraga ikoresha kugira ngo ishyire ibitekerezo byayo mu bwenge bw'abagaragu bayo. Ubutumwa bwavaga ku Mana ariko abahanuzi bakabutanga bakoresheje amagambo yabo. Ibi
ubibona neza muri Samweli wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 23 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo aya niyo magambo ya Dawidi aheruka. Dawidi mwene Yesayi washyizwe hejuru aravuga ati, uwo Imana Yakobo yimikishije amavuta, umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi ya za Isirayeli. Umwuka w'Uwiteka yavugiye muri jye, ijambo rye ryari ku rurimi rwanjye. Aha Samweli yakoreshaga amagambo ye bwite nk'uwivuga. Ushobora kwibaza, ese ubuhanuzi bwose buba buvuga iby'igihe kizaza? Siko biri. Byanze bikunze ntabwo ariko biri. Icyakora ubutumwa bwinshi Imana yatanze bufitanye isano n'igihe kizaza, nubwo bukivuga mu mvugo ijimije. Urugero, abahanuzi b'Imana baburiye kenshi Abisirayeli ba kera bitewe n'ibikorwa byabo bibi. Iyo miburo yagaragazaga imigisha abo bantu bari kubona iyo baramuka bumviye Imana, ariko nanone ikagaragaza amakuba bari guhura nayo mu gihe batari kuyumvira. Yeremiya 25:4-6. Ibyo byose byari guterwa n'amahitamo Abisirayeli bari kugira. Ingero z'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya butavuga iby'igihe kizaza zirahari, aho igihe kimwe Abisirayeli bigeze gusaba Imana kubatabara, ariko Imana iboherereza umuhanuzi wayo kugira ngo ababwire ko itari kubatabara kuko bari baranze kumvira amategeko yayo bwite. Ubisanga mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Igihe Yesu yarimo aganira n'umusamariyakazi, yamubwiye ibintu byamubayeho atashoboraga kumenya atabyeretswe n'Imana. Uwo mugore amaze kubyumva yahise yemera ko Yesu yari umuhanuzi, nubwo nta kintu cyo mu gihe kizaza yari amubwiye. Bityo ubuhanuzi ntabwo ari ubw'igihe kizaza gusa. Igihe Yesu yari hafi kwicwa, abanzi be bamupfutse mu maso, baramukubita, nuko baramuninyega, baravuga bati, umva ko uhanura, ngaho tubwire ugukubise. Icyo gihe ntibasabaga Yesu kubahanurira iby'igihe kizaza, ahubwo bashakaga ko akoresha imbaraga z'Imana agatahura uwari umukubise. Ubuhanuzi si ubw'igihe kizaza gusa. Nubwo umuntu ashobora kwibwira ko muri iyi nkuru Imana ariyo yivuganiye na Mose, Bibiliya yerekana ko Imana yakoresheje abamarayika kugira ngo itange isezerano ry'amategeko ya Mose, nk'uko tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7 urebye ku murongo wa 53. Tugarutse ku buzima busanzwe bwa none, abantu benshi bemera ubuhanuzi, abandi bakabuhakana. Ese nibyo kwizera ubuhanuzi ubwo ari bwo bwose? Ntunsubize, tekereza mu mutima wawe urabona igisubizo. Gusa rimwe na rimwe si byiza guhakana ubuhanuzi cyangwa ngo ubupinge, ahubwo biba byiza kubwumva no kubutega amatwi, ubundi ugashyiramo gushishoza kwawe bwite, byaba ngombwa ukanasenga. Icyo kwibaza, hari umupastor wanyujije ubuhanuzi kuri YouTube channel ye, abivuga mu kwezi gushize ahanura ko imvura izagwa ikica abantu benshi ndetse n'imisozi ikarimbuka. Wakwibaza niba yari yavangiwe ibyo abenshi bakunze kwita abahanuzi cyangwa kubavugaho iyo barimo bahanura. Mu mezi atararangira hagiye kugwa imvura izica abantu benshi, izamara abantu, amazi azatenguka, hazaba imivu myinshi. Reka iki kintu mugende mucyandike mpanuye, mugiye kuzareba imvura igiye kuzagwa, muzakurikirana amakuru hirya no hino. Ese kuki Imana itanga umuburo nk'uyu mbere y'uko biba? Iki kiganiro tuzakiganiraho ubutaha. Kuri ubu u Rwanda rumaze gushyingura abantu barenga 100 bishwe n'amazi n'imyuzure, abandi barababura, amatungo arapfa, imodoka ndetse n'ibindi byinshi byiganjemo ibikorwa remezo. Naho Kongo ho bamaze gushyingura abarenga 400. Iki ni igihugu cy'abaturanyi. Bamwe babaye intere, amatungo arabura burundu, ibyo bikurura ubukene, abandi barabura, kugeza ubu baracyashakishwa. Iki ni ikimenyetso cy'uko Imana ivuga inyuze mu bantu bayo, nk'uko byahozeho kuva na kera. Ndahamya ntashidikanya ko ubwo uriya mukozi w'Imana yatambutsaga buriya buhanuzi, benshi babipinze, ababyemeye ni bake, nyamara byarabaye. Kuki Imana itanga umuburo mbere y'uko ibi biba? Tuzakiganiraho ubutaha. Impamvu ni nyinshi, tuzazireba. Dutegura ibi twifashishije urubuga rwa GW ku nyigisho za Bibiliya, tunyarukira no kuri britannica.com. Ndagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikira. Niba hari icyo ngutse kandi ushaka ko kigera no ku bandi, kora subscribe maze unasangiza inshuti zawe. Nitwa Niyiguha Jeremy. Ndagushimiye.